Hari kuwa mbere mu masaha ahagana saa 3 n'igice za mu gitondo nibwo marayika w'igihangange, marayika w'inkazi, marayika Israel cyangwa se twita marayika Malakul Maut yaganye marayika Jibril aramubwira ati rwose mfite ubwoba, mfite isoni ndetse mfite n'impuhwe nyinshi kubera akazi Allah subhanahu wa ta'ala yamaye kuri uyu munsi. Nuko Jibril aramubaza ati ese nakaye kazi Allah yaguhaye kuri uyu munsi? Israel aramubwira ati uyu munsi Allah yantegetse kugenda nkavanamo roho y'umwiza mu biremwa byose, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nuko marayika Jibril agahinda kahise kamufata, amarira araza, ararira cyane mu ijwi riranguruye cyane. Ijwi rye ryumvikanye mu birere byose. Abamarayika bandi babyumvishije nabo bahita bamenya ko hari ikibazo kigiye kuvuka, nabo batangira kurira. Abamarayika barize, ibirere nabyo byumvishije amarira y'abamarayika, nuko nabyo bitangira kurira. Nuko isi nayo yumvishije amarira y'ibirere, isi nayo itangira kurira, n'ibiti bitangira kurira, ibiremwa byose bitangira kurira kubera urupfu rw'uwahambaye cyane mu bantu Allah yaremye, ufite imico myiza ihebuje, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ishimwe n'ikuzo ni rya Allah, amahoro n'imigisha n'ibisakare ku ntumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, n'abiwe n'abasangirangendo be n'abamukurikiye ndetse n'abazakomeza kubakurikira mu byiza kugeza ku munsi w'imperuka. Dusaba yuko Allah natwe yadushyira muri abo ngabo, Allahumma amin. Uyu munsi nifuje ko twakibukiranya ku mateka y'agahinda, amateka buri wese cyangwa se inkuru buri wese iyo ayumvishije arakangarana, ariko ni amateka ababaje cyane, haba kuri njye uri gukora iki cyegeranyo ndetse no kuri wowe. Ndatekereza kuri bamwe bakunda intumwa yabo baraza kugira agahinda gakomeye cyane nubwo ibi ngiye kuvuga byabaye badahari. Uyu munsi turarebera hamwe mu cyamake ibijyanye n'urupfu rw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nk'uko Allah subhanahu wa ta'ala yahoraga abimwibutsa intumwa yacu Muhammad mu mirongo igiye itandukanye ya Qur'ani, nk'aho Allah yamubwiraga muri Suratu Zumar, aho Allah amubwira ati innaka mayyitu wa innahum mayyitun, mu by'ukuri we Muhammad uzapfa kandi nabo bazapfa. Si ibyo gusa, Allah arukongera akatubwira ati wama ja'alna li bashari min qablika al-khuld, muri Suratul Anbiya, aho Allah abwira intumwa y'Imana amubwira ati nta muntu n'umwe twahaye kubaho imbere yawe yewe Muhammad ngarambe ku isi. Afa imit, ese wowe niba uzitaba Imana, fahumul khalidun, ninde wundi mu bantu uzagiye icyizere cyo kubaho ubuziraherezo. Izi zose ni mirongo igaragaza urupfu rw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, aho Allah yagendaga amwereka yuko hari umunsi umwe nawe azitaba Imana. Umunsi umwe ubwo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yari amaze gukora umutambagiro we wa nyuma, ahagaze ku musozi wa Arafa, nibwo yabwiye abayisilamu, nibwo aya yamanutse muri aya za nyuma za Qur'ani iri muri Suratul Maida, aho Allah yabwiraga intumwa y'Imana n'abayisilamu muri rusange, arababwira ati al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Iyi aya iravuga ngo uyu munsi mbujurije idini ryanyu kandi mbahundagajeho inema
ndetse n'ingabire zanjye, ndetse mbahitiyemo Ubuislamu ko ari ryo dini ryanyu. Intumwa y'Imana imaze guhishurirwa aya magambo yayasomeye abasangirangendo. Abasangirangendo bose barishima cyane, baraserebura. Umwe mu basangirangendo w'umunyabwenge kubarusha bose yagiye ku ruhande atangira kurira, ariwe Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Abasangirangendo bandi baramwegera baramubwira ati, ni gute utishimye kandi idini rya Allah, amategeko y'idini munsi Allah atubwiye yuko amaze kuyuzuza? Abubakar Siddiq arabwira ati, ese mwebwe ntago mutekereza nimba Imana imubwiye yuko guhera uyu munsi akazi cyangwa se Allah yujuje idini, bisobanuye yuko akazi kamuzanye karangiye? Ni ukuvuga ngo akazi iyo umuntu yasoje ubutumwa nta kindi kiba gisigaye, nuko mission iba yamuzanye iba yarangiye. Ni ukuvuga ngo mwebwe muri kwishimira urupfu rw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abasangirangendo bose ibyishimo bihita bihinduka agahinda, bose batangira kurira, bamenya yuko kumbe ibyo byari bisobanuye yuko urupfu rw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam rwegereje. Si ibyo gusa, hari ibintu byinshi byagiye biba intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam igaragaza ndetse inasezera abayisilamu, ibabwira yuko wenda bashobora kutazongera kumubona, nk'aho bari gukora umutambagiro bakagera aho abayisilamu bagera batera shitani amabuye. Intumwa y'Imana yateye aho hantu amabuye ari ku ifarasi ye, ntabwo yigeze amanuka, ahubwo yahoraga yabikoze arimo kubwira abayisilamu ati, nimundebereho imigenzo yanjye, hato nyuma yaho mutazaza mushakisha cyangwa se mubaririza ibyo nagiye nkora. Ibi byose wenda nyuma y'aha ngaha dushobora kutazongera kubonana. Bavandimwe, abasangirangendo ibi byose bagiye babifata nk'aho intumwa yabo Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaba ari intumwa yacu, umukunzi wacu, yari arimo kubasezera. Muadh bin Jabal, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ubwo yamutumaga Yemen, yaramubwiye ati, yewe Muadh, genda wigisha Ubuislamu, ariko wenda bishobora kuba uyu munsi aribwo bwa nyuma njyewe nawe tubonanye. Ahari ushobora kuzagaruka ntusange ndi muzima, ahubwo ugasanga imva yanjye ndetse ukanasanga umusigiti wanjye. Muadh bin Jabal yarariraga cyane ubwo intumwa y'Imana yamubwiraga ayo magambo, yararize cyane agenda karamurenga. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iramuhoza. Bavandimwe, ni byinshi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagiye agaragariza abasangirangendo be yuko ari hafi kuba yabasiga akagenda agasubira ku muremyi we Allah subhanahu wa ta'ala. Reka duhere ku minsi 5 mbere yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yitaba Imana. Ubundi niki cyateye urupfu rw'intumwa y'Imana? Bavandimwe, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yari afite abanzi benshi, bitewe nuko bamwangaga, bitewe nuko abantu benshi basengaga ibigirwamana, abandi bagakurikira imigenzo y'abakurambere babo bagasenga ibigirwamana. Ariko intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aje kuganisha ikiremwa muntu mu kugandukira ndetse no gusenga Imana imwe rukumbi, Imana yabaremye ndetse Imana yaremye ibiriho byose. Bityo ibyo byatumye intumwa y'Imana, ibyo byamukururiye abanzi benshi. Ariko abamenyi basira batwereka yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam intandaro yo gupfa kwe cyangwa se y'urupfu rwe
byatewe n'inyama inyama zari zirimo uburozi yagaburiwe n'umugore w'umuyahudikazi. Ubwo uyu muyahudikazi yahaye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abasangirangendo bari bari kumwe, yabagaburiye uburozi. Ariko ibyo byatumye abasangirangendo bose b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bariye kuri izo nyama, bose bahise bapfira icyarimwe. Ariko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubera yuko yari atarasoza ubutumwa Allah subhanahu wa ta'ala yamuhaye, nta kintu yabaye. Ariko yakomeje kubwira Aisha amubwira ati mfite ubwoba yuko izi nyama cyangwa se uburozi nariye bushobora kuzangiraho ingaruka umunsi umwe. Ariko bavandimwe, Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an yaravuze ngo waj'alna likulli shay'in sababa, buri kintu cyose twagishyiriyeho impamvu. Ibi bavandimwe byabaye impamvu y'urupfu rw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku mugoroba wo kuwa kane, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tayari yaratangiye kuribwa umutwe. Ubwo yaratashye kuwa kane yumva umutwe uri kumurya, arangije ageze mu rugo akomeza kugenda ataka umutwe ndetse no kugira umuriro ndetse n'ibicurane. Abayisilamu batangira kugira mu bwoba, ariko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam icyo gihe abagore be bose baraje baramuzenguruka. Nuko hari imiti yari yazanywe n'abayisilamu bavuye mu gihugu cya Ethiopia. Abagore be batangira kumusiga imiti wenda barebe ko yakoroherwa. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam akangutse yasanze bamusize imiti, yarababaye cyane, arabarakarira cyane, ndetse aranavuga ati umuntu wese wansize imiti, mwese mwasize imiti, namwe Allah abahe uburwayi. Ibi byaramurakaje kuko yarababwiye ati uburwayi bwanjye nta muti bufite. Bityo bavandimwe, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakomeje kugenda aremba uko bwije. Hanyuma ku isengesho rya nimugoroba, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubwo Bilal bin Rabah yatoye adhana ashaka kugira ngo abayisilamu baze basari, intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam subiye inyuma gato, ubwo yatangiye kuremba, yasabye abagore be uburenganzira yuko yajya kurwarira mu rugo rwa Aisha radiyallahu anha. Abagore be barabimwemereye. Nuko intumwa y'Imana ijyanwa n'abantu babiri. Ntabwo yagiye ku ifarasi kuko nta mbaraga yari afite zo kujya ku ifarasi, ahubwo yajyanywe n'abantu babiri, bamujyanye bamushyize hagati, bamujyanye mu nzu ya Aisha, mu cyumba cya Aisha niho yarwariye, ni naho yaguye. Bavandimwe, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aho yarwariye hari mu nzu ya Aisha, ndetse iyo nzu yari ifatanye neza n'umusigiti w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ariko bavandimwe, ubwo hari hageze mangaribi, abayisilamu bagiye gusani, intumwa y'Imana yakangutse ivuye mu bitotsi, ibaza Aisha ati ese abayisilamu bamaze gusali? Aisha aramubwira ati ntago basali utaraze intumwa y'Imana, baragutegereje. Intumwa y'Imana aramubwira ati nzanira amazi nawave ngende sali n'abayisilamu n'abasangirangendo banjye. Amaze gutawaza arahaguruka ngo agende abasarishe, ariko kubera intege nke yageze imbere agwa hasi arazimira. Nuko abagabo babiri barongera bamusubiza mu nzu, arongera arasinzira. Ariko abayisilamu baramwubahaga, ntawe ushobora kuza kuyobora isengesho atarabaha uburenganzira. Nuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam akangutse layishaye, yongera abaza Aisha ese abayisilamu bamaze gusari? Intumwa y'Imana Aisha aramubwira ati ntago barasari kuko bagutegereje. Nuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam irangije ibwira
Aisha ati nzanira amazi nongere nawave, irongera atawadha. Intumwa y'Imana isubira kugira ngo igende isarisha abasangirangendo be, ariko nta gatege yari afite, yongera agwa hasi. Abarongera baraza bamusubiza mu nzu. Ibyo bintu byabaye inshuro 3, birangije intumwa y'Imana icika intege, irangije ibwira abayisilamu iti, ibwira abasangira, ibwira Aisha ati abayisilamu nibasari. Ariko bavandimwe, nyuma y'iminsi 3 intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu basangirangendo babanye nawe, umwe mu basangirangendo intumwa y'Imana yakunze ndetse yari n'inshuti magara y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yari Abu Bakar Siddiq. Umunsi ukurikiyeho intumwa y'Imana yatoye agatege, iragenda bayisindagiza, ariko yinjira mu musigiti, ijya muri mimbar. Intumwa y'Imana itangira kubwira abayisilamu, ibaha cyangwa se ibasigira inama za nyuma. Intumwa y'Imana irababwira iti, uyu Abu Bakar Siddiq n'umwe mu basangirangendo banyemeye, bakurikira ubutumwa bwanjye, bama umutungo we wose, yitangira idini rya Allah subhanahu wa ta'ala. Nyuma yanjye muzamugirire neza, nyuma yanjye muzamwubahe, muzamuhe ukuri kwe. Aya ni amagambo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavugiraga muri mimbar. Nyuma intumwa y'Imana yasohotse muri mimbar, aramanuka asali salatu dhuhr, yongera asura muri mimbar, akomeza kugira abayisilamu inama. Aho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabwiye abayisilamu, arabwira ati, uyu Abu Bakar nababwiraga afite ukuri mu idini y'Islam. Ndetse intumwa y'Imana arabwira iti, uyu Abu Bakar ndabasaba yuko mwanzanira igitabo n'ikaramu. Aha intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yashaka kubasigira wasiya, ariko abasahaba bacitse mu bice bibiri. Baravuga bati, intumwa y'Imana wenda ashobora kuba yacanganyikiwe bitewe ni hali arimo, kuko yatubwiye yuko nta wasiya usibye mu gitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala. Igitabo ntibakizana. Abandi baravuga bati, uyu ni intumwa y'Imana, ntabwo ashobora kwibeshya, nimuzane igitabo nk'uko yabibasabye. Ariko mu musigiti abayisilamu bahise bazamura amajwi no kutumvikana, nuko intumwa y'Imana irabwira ati, nimumve imbere, mumvaneho urusaku. Intumwa y'Imana isubizwa mu cyumba cyayo cya Aisha. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakomeje kugenda arwara. Hanyuma intumwa y'Imana ubwo hari kuwa 5 nimugoroba, abwira abayisilamu, cyangwa se abwira abayisilamu ubwo isengesho ryari rigeze, nta gatege intumwa y'Imana yari afite ko guhaguruka ngo agende asarisha abayisilamu. Bilal bin Rabah yakimi sala, arangije abwira Omar bin Khattab, arambwira ati, ngaho genda usarishe, kuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ntayihari. Nuko icyo gihe Abu Bakar Siddiq ntabwo yari ahari. Ariko bavandimwe, intumwa y'Imana kubera yuko Abu Bakar Siddiq yari umwe mu bantu, Omar bin Khattab yari umwe mu basangirangendo bagiraga ijwi rirerire, intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yumvishije ijwi rya Omar bin Khattab arimo kubwira abayisilamu ati, ista'u. Intumwa y'Imana yahise haguruka vuba n'intege nke, iragenda iravuga iti, Abu Bakar Siddiq ari hehe ngo asarishe? Yabujije Omar bin Khattab, ndetse amubuza n'ijwi rirangurura, aramubwira ati, ndashaka yuko Abu Bakar Siddiq ari usarisha. Umugore we Aisha aramubwira ati, yewe n'umwe y'Imana, papa wanjye Abu Bakar Siddiq agira imbaraga nkeya, ijwi rye ntabwo abayisilamu bashobora kuryumva neza. Ikindi, iyo asomye Qur'ani ntabwo ashobora kurenza aya 2 atarize. Bityo uyu munsi papa wanjye ndumva atasarisha. Ariko intumwa y'Imana ikomeza guhatiriza, ibabwira iti, Imana yatoranyije Abu Bakar Siddiq
kari ugomba kuyobora isengesho. Bavandimwe, hano intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarimo guca amarenga abwira abayisilamu yuko naramuka apfuye akava muri iyi si, uzamusimbura ari Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Ariko umugore we Aisha yakomeje guhatiriza abwira intumwa y'Imana ati, iyo intumwa y'Imana, reka umara ko yobora isengesho, kuko papa wanjye rwose agira intege nke ndetse ashobora no kuza kubura imbaraga zo guhagarara imbere y'abayisilamu bitewe n'ukuntu arira, amarira yaba hafi. Intumwa y'Imana byatumye arakarira Aisha, aravuga ati, ni mwebwe bagore mwanatumye mushaka kuyobya intumwa y'Imana Yusuf. Ariko bavandimwe, ibi byabaye hano, byabaye nuko Abubakar Siddiq, byabaye ngombwa ko ategerezwa akaza akayobora isengesho. Ndetse uyu musangirangendo Abubakar Siddiq niwe musahaba wenyine wayoboye isengesho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiri muzima. Ikindi, nawe ni umusangirangendo wenyine wasarishije intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu buzima bwayo. Ibi bivuze yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nta musangirangendo n'umwe wigize amusarisha, ariko Abubakar Siddiq yaramusarishije. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakomeje kwibutsa abayisilamu, aho yababwiye ati, uyu munsi yakomeje kugenda asigira abayisilamu umurage uzabayobora nyuma yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam azaba atakiriho. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabwiye Aisha, aramubwira ati, mfite amadirham 7 kuri account yanjye, genda uyatangemo sadaka, ntago nifuza gusubira kwa nyagasani wanjye mfite ibyo nasize ku isi, ibyo binteye ikimwaro. Aisha, bitewe n'uburwayi bw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwamufataga hato na hato, byagiye bikunda kumwibagiza, ariko iyo intumwa y'Imana yagendaga azanzamuka, yahitaga abaza Aisha, ese isadaka nakubwiye kujya gutanga wayitanze? Aisha akamubwira ati, yewe intumwa y'Imana, uburwayi bwawe ntago butuma mbona uko njya gutanga iyo sadaka. Ariko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam igakomeza kumurakarira bitewe n'iyo mpamvu. Ariko Aisha abonye yuko intumwa y'Imana ishobora kuzapfa itamwishimiye, yafashe umwanzuro ajya gutanga isadaka nk'uko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayimusabye. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubwo abasangirangendo ndetse n'abayisilamu bazaga kumusura, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarababwiye ati, ndabizi ndi umunyantege nke, ndi umukene, ariko mu buzima bwanjye bwo ku isi, nimba hari umuntu uwo ari we wese naba narabwiye nabi cyangwa se nkaba naramututse, uyu munsi nanjye ndamusaba yuko yantuka, bityo sinzabe umunyagihombo ku munsi w'imperuka. Nimba hari umuntu naba mfitiye ideni iryo ari ryo ryose, ndamusaba yuko uyu munsi yabivuga kugira ngo mwishyure, hato atazangira umunyagihombo ku munsi w'imperuka. Umwe mu basangirangendo aravuga ati, yewe intumwa y'Imana, ntabwo nari kukwishyuza, ariko bitewe no kuvuze yuko bishobora kuza kugira umunyagihombo ku munsi w'imperuka, umfitiye amadirham 3. Intumwa y'Imana itegeka yuko uyu mugabo yishyurwa vuba vuba. Ibi byose ni inyigisho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagendaga dusigira. Uwo munsi ku cyumweru, Abubakar Siddiq niwe wasarishije abayisilamu, ariko mu gitondo cyo kuwa mbere, umunsi w'amarira, umunsi w'ibyago bikomeye cyane ku bayisilamu ndetse n'ibituye iyi si byose, ubwo hari mu gitondo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku isengesho rya Fajr, Abubakar Siddiq yagiye imbere ajya gusarisha abayisilamu. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam arahaguruka akuraho ipaziya, kuko icyumba cya Aisha
cyari gifatanye n'umusigiti w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arungurutse abayisilamu, intumwa y'Imana ibyishimo byaramurenze, arishima, aramwenyura, abwira Aisha aravuga ati reba abayisilamu bashobora kuba bakora isengesho na nyuma yanjye, ese dore akazi nakoze imyaka yose, ibyo nagiye mvunikira, uyu munsi bitanze umusaruro. Uyu munsi nshimishijwe nuko ndamutse mvuye muri iyi si, abayisilamu bashobora kuba basari bagakora ibikorwa byiza n'ahari. Ibyo byatumye Abubakar Siddiq ashaka guha intumwa y'Imana ngo ize isarishe, ariko intumwa y'Imana yamuciye amarenga aramubwira ati komeza n'isengesho. Ibyo byatumye abayisilamu ndetse n'abasangirangendo baratubwira bati ibyo bintu byatumye dushaka kuva no mu isala, ngo tube twava mu isala bitewe na fitina. Nuko abasangirangendo b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagize fitina, bashaka kuva mu isengesho kubera yuko babonye ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam isa nkaho imeze neza. Bahise bishima, bumva ko intumwa y'Imana yakize. Ariko bamaze gusari, baganye intumwa y'Imana basanga ameze neza, baramuganiriza. Iyi niyo kamere y'umuntu ujya kwitaba Imana. Ushobora kumurwaza akarwara ukabona ko yari yarembye, ariko umunsi ari bwitaba Imana ushobora kubona neza ukagira ngo yakize, ariko akaba ari umunsi wo kwibagirwa, wo gusezera isi. Bityo ibyishimo intumwa y'Imana yari yagize, abasangirangendo batekereje yuko ari wo munsi yakizeho cyangwa se uburwayi bwe bwarangiye, ahubwo wari umunsi wo kubasezeraho. Abasangirangendo bamaze kubona ko intumwa y'Imana imerewe neza, bahise batatana. Ariko mwibuke yuko intumwa y'Imana, duhereye ku munsi wa gatanu twahereyeho, intumwa y'Imana itangiye kurwara, yari amaze gupanga igisirikare cy'abasangirangendo b'abasirikare bagiye kujya kurwana. Ariko abo basangirangendo bari bayobowe n'umwana mutoya cyane wari ufite imyaka 18, ariwe Usama bin Harith, umwana wa Zaid bin Harith. Uyu musahaba, abantu bakuru cyangwa se abasaza babonaga yuko ntacyo azamara, kuko yarakiri umwana mutoya, wenda atazi imirwanire cyangwa se adafite inararibonye mu kurwana. Ariko intumwa y'Imana yatanze itegeko ry'uko agomba kuyobora abayisilamu ku rugamba, ndetse akaba ari nawe uzaguma ari umuyobozi, ntawe uzamukuraho. Bavandimwe, abayisilamu, intumwa y'Imana itangiye kurwara, yaramaze gupanga igisirikare, ariko nta n'umwe yigize ava aho ngaho ngo agende, bagumye hafi aho ngaho. Ariko uwo munsi bamaze kubona intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuko yazanzamutse ameze neza, buri wese yahise atatana, buri wese yagiye muri gahunda ze, bahise babona yuko intumwa y'Imana yakize. Abubakar Siddiq yabwiye Aisha aramubwira ati hari mama wawe wundi, uyu munsi ngomba kujya kurara iwe, cyangwa se uyu munsi ni umunsi we, reka ngende ukomeze ube hafi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intumwa Abubakar Siddiq yafashe inzira, kuko yari azi neza yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakize. Bitandukanye n'abantu bakunda gutuka abasangirangendo b'intumwa y'Imana, bavuga bati Abubakar Siddiq yatereranye intumwa y'Imana ajya gushaka ubuzima bw'isi. Abasangirangendo benshi intumwa y'Imana yitabye Imana badahari, bitewe nuko babonye yuko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam amaze gukira. Ariko bavandimwe, abasangirangendo bamaze gutatana no kugenda, uwo munsi hari nyuma ya salatul fajr, uko amasaha yagendaga yigira imbere, ni niko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagendaga aremba kurushaho. Intumwa y'Imana yategetse yuko bahamagara abana batoya akabanza kubasezera. Intumwa y'Imana yahereye ku bana batoya basezera. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haza musaza wa Aisha radhiyallahu anha, yaje afite umuswaki. Intumwa y'Imana bitewe nuko nta mbaraga yari afite zo kuba yasaba umuswaki, yagendaga akurikiza amaso umuswaki wa musaza wa Aisha radhiyallahu anha. Umugore we bitewe nuko yarazi umugabo we neza, yahise atekereza yuko umugabo we ashaka umuswaki, bitewe nuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yakundaga cyane gukoresha umuswaki. Nuko abaza intumwa y'Imana, ese ukeneye umuswaki? Intumwa y'Imana imwikiza n'amarenga iremera. Nuko Aisha ahita asaba musaza wa muswaki, awuvunamo kabiri n'amenyo ye, araworosha n'amacandwe ye, ahita ahereza intumwa y'Imana. Intumwa y'Imana ihita isukura amenyo yayo n'umuswaki. Ariko Aisha aratubwira ati, intumwa y'Imana ntabwo yigeze yoza mu kanwa n'umuswaki mu buzima bwe nk'uko yogeje kuri uwo munsi. Wari umunsi wo gusezera, yari umunsi wo gutandukana n'abakunzi be. Umwana w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umukobwa we yakundaga cyane Fatima, buri munsi uko yazaga kureba intumwa y'Imana yarahagurukaga akajya kumukingurira, yarangiza agamuha cyangwa se akamusoma ku gahanga ke. Ariko uwo munsi Fatima yinjiye mu nzu asanga intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam amerewe nabi, ntashobora no kuhaguruka ngo amwakire. Fatima yarababaye cyane, yararize cyane, aravuga ati, mbega agahinda kuri papa wanjye, uyu munsi ufite agahinda gakomeye cyane, uyu munsi hali yawe imeze nabi. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasabye abayisilamu ko bamuzanira isorori y'amazi akonje, bitewe n'ubukonje, bitewe n'ubushyuhe ndetse no kugurumana. Ibi ngibi umuntu ahura nabyo iyo yageze mu sakaratul mauti, ari hafi gusezera muri iyi si. Amazi yarazanywe, bakajya bakoza agatambaro mu mazi akonje bakamushyira ku gahanga. Fatima yahoraga abwira papa we, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ati, mbega agahinda kuri uyu munsi papa wanjye, nanjye uyu munsi mfite agahinda gakomeye kukubona muri hali nk'ingiyi. Intumwa y'Imana iravuga iti, Allah subhanahu wa ta'ala yamitishijemo, ese nkomeze mbeho muri iyi si, mbeho imyaka myinshi cyane, cyangwa se ngende mpure na Allah subhanahu wa ta'ala? Nuko intumwa y'Imana iramubwira iti, njyewe nahisemo yuko bali rafiqul a'la, ndashaka kujya guhura n'inshuti yanjye iri hejuru. Abasangirangendo b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam barinjiye ako kanya baramubwira ati, yawe intumwa y'Imana. Abdullah ibn Mas'ud aramubwira ati, yewe intumwa y'Imana, ese ni ryari uri bugende? Intumwa y'Imana iramubwira iti, aka kanya uyu ni umwanya wo kugenda, ubu ngubu ndi gutegurirwa uburyo ki ngiye guhabwa ikaze mu ijuru kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Abasangirangendo bagize ikiniga, amarira araza, batangira kurira. Ni kuki batarira kandi ugiye kubavamo ari umukunzi wabo, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abasangirangendo bose batangiye kurira, ariko hashize akanya gato, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam atangira gusambagurika, ndetse no kubona malayika Jibril ndetse na malayika Israel. Malayika Jibril mbere yuko yinjira mu nzu y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bitewe n'uko yaragize agahinda ndetse n'inkuru yarahawe na Israel, uko Israel yamubwiye yuko Allah yamuhaye akazi katoroshye ko kujya gukora mu nafsi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asaba malayika Jibril ko yamuherekeza. Ariko Jibril bitewe n'agahinda yari afite kuko inshuti ye magara intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam igiye kuva muri iyi si, yatinzeho. Ariko umwanya wo gupfa, isaha, umunota ndetse n'isegonda, malayika Israel ntabwo ajya atinzamo, yaje wenyine, azaje gukora mu roho y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bavandimwe, umujyi wa Maka, umujyi wa Madina intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yapfiriyemo, hahise amanuka abamarayika 200 y'abamarayika, uhereye ku nzu y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kugera mu kirere cya 7. Abamarayika bose bari bazanywe no kuza kwakira roho y'ikiremwa gitagatifu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubera yuko Allah subhanahu wa ta'ala yamugize ikiremwa kiruta ibindi biremwa byose kuri iyi si. Bityo abamarayika bose baramanutse baje kwakira roho
y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bavandimwe, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaje kwitaba Imana, ariko amaze kwitaba Imana yaguye mu gituza cya Aisha, apfira mu gituza cya Aisha, ari nako abwira avuga ati Mana nyagasani nyorohereza ububabare bw'urupfu. Mu by'ukuri urupfu ruraryana, urupfu rurababaza. Bavandimwe, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam ntaribagirwa gato, mbere y'uko yitaba Imana yasigiye abayisilamu inama, arababwira ati yemwe bavandimwe, yemwe bantu, urupfu rurababaza, ariko kugira ngo muzanyure aha hantu amahoro, mujye mukora amasengesho mu gihe cyayo, mwite ku bakozi banyu, mubahe ukuri kwabo. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaravuze ngo Abubakar Siddiq bitewe na imani afite, imbere y'urupfu Abubakar babiri ntacyo bari cyo, kuko urupfu rurababaza. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagezeho asoma iduwa, aravuga ati Mana nyagasani ndagusaba yuko ububabare bw'urupfu bwose wabunshyiraho, ariko abantu banjye uzaborohereze gupfa, kuko ntago bazabasha kwihanganira ububabare bw'urupfu. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam uko niko Israel yaje amukuramo roho ye buhoro buhoro, ayikuramo. Intumwa y'Imana ivuga iti Allahumma ghawwin alayya sakaratul maut, yewe Mana nyagasani nyorohereza ububabare bw'urupfu, yewe Mana nyagasani nyorohereza ububabare bw'urupfu. Intumwa y'Imana amagambo ye ya nyuma yamuvuyemo, roho iri kumuvamo, ari naryo jambo rya nyuma yavuze. Mbere yuko amagambo ye ya nyuma ayavuga, yabanje kuvuza induru no kumva ububabare bw'urupfu, aravuga ati ashhadu an la ilaha illa Allah, ndahamya ko nta yindi Mana ikwiye gusenga mu kuri uretse Imana imwe rukumbi. Ari nako roho ye irimo gukururwa na malakul mauti, ariko roho ye ijye kumuvamo, ijambo rya nyuma yaravuze ati bali rafiqul a'la, nahisemo kujya guhura n'inshuti yanjye magara iri hejuru, ariwe Allah subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe, uko niko intumwa y'Imana yavuye muri iyi si. Intumwa y'Imana yoroshwe ishuka, abayisilamu batangira kurira, amarira yuzura ahantu hose, batangira guhwihwisa inkuru y'uko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yitabye Imana. Ariko umugabo w'inkazi Umar ibn Khattab yahise akuramo inkota ye, aravuga ati intumwa y'Imana ntabwo ishobora gupfa. Intumwa y'Imana yagiye mu rugendo nk'uko Musa yagiye mu rugendo. Umuntu wongera kuvuga ko intumwa y'Imana yitabye Imana, ntabwo ndi bumugiriye muhe, ndahita muca umutwe. Iyi nkota yanjye kuri we irazirowe. Abantu bose baca bugufi, kuko Omar ntabwo yiyumvishaga yuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yakwitaba Imana. Ako kanya Abubakar Siddiq yahise agaruka, yinjira mu cyumba cy'umukobwa we Aisha radiyallahu anha, asanga umurambo w'intumwa y'Imana bawutwikira ishuka nk'uko abayisilamu dutwikira imirambo. Iyo shuka yari yaturutse muri Yemen. Abubakar Siddiq atwikura umurambo w'intumwa y'Imana, asanga intumwa y'Imana yitabye Imana. Atangira kumuvugaho amagambo meza, aravuga ati wari wihariye mu mico, wari ikiremwa cy'igitangaza, wari umukiremwa gifite urumuri mu buzima bwawe, yewe n'uyu munsi ufite urumuri rudasanzwe no mu gihe umaze kwitaba Imana. Ariko bavandimwe, abayisilamu mu musigiti bari baciye bugufi, bitewe n'uko Umar ibn Khattab yari amaze kubabwira ko uyu muntu wongera kuvuga ko intumwa y'Imana yitabye Imana ari we itamuca umutwe. Ntabwo yabikoraga kubera ubugome, ahubwo ntabwo yashakaga kumva hari umuntu uvuze ko intumwa y'Imana yitabye Imana, bitewe n'urukundo bakundaga intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bavandimwe, Abubakar Siddiq amaze kubona ibi, yahise ajya mu musigiti, yurira mimbar, atangira gusomera abayisilamu aya zigiye zitandukanye Allah yajyaga abwira intumwa y'Imana amwereka ibijyanye n'urupfu, aho yamusomeraga aya zigiye zitandukanye. Urugero nka aya iri muri suratu Zumar, aho Allah yagiraga ati innaka mayitu
wa innahum mayitun, yewe Muhammad wowe uzapfa kandi nabo bazapfa. Sibyo gusa, Abubakar Siddiq yagezeho abwira abayisilamu aravuga ati umuntu uzi neza ko yasengaga Muhammad amenye ko Muhammad yitabye Imana, ariko umuntu uzi ko yasengaga Allah ntabwo apfa, Allah ahoraho. Izi aya zimaze gusomwa, Omar ibn Khattab n'ubutwari yari afite aravuga ngo maze gusomerwa izi aya na Abubakar Siddiq nahise numva ncitse intege amaguru yanjye, nikanga naguye hasi, nanjye natangiye kurira ndetse no guta ubwenge, bitewe n'uko numvishije ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yitabye Imana. Bavandimwe, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam urupfu rwe rwababaje benshi. Abayisilamu barababaye, abayisilamu babuze umuntu ukomeye cyane mu buzima bwabo. Tekereza nawe umukunzi wawe ukunda iyo yitabye Imana uko yumva, ariko abayisilamu bakundaga intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurusha uko bakundaga abana babo, kurusha uko bakundaga abagabo babo n'abagore babo, kurusha uko bakundaga ababyeyi babo. Ariko uwo munsi isezerano rya Allah ryagombaga kuzura. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yitabye Imana kuwa mbere ahagana saa 3:30 za mu gitondo, masaa ya salatu duha, hagati ya saa 3:30 na saa 4. Abayisilamu kusarira intumwa y'Imana isala y'imayiti, intumwa y'Imana yashyinguwe kuwa kabiri nijoro. Ushobora kwibaza kubera iki intumwa y'Imana yashyinguwe kuwa mbere nijoro, ubwo kuwa kabiri haba hinjiyemo, kubera ko umunsi wa Kisilamu utangira kubarwa nyuma ya salatul maghrib. Ushobora kwibaza kubera iki intumwa y'Imana yamaze iminsi ibiri atarashyingurwa. Ntabwo bamwe mu bantu bagiye bavuga bati abayisilamu bashyinguye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam batinze bitewe n'uko bari kurwanya ubuyobozi, ariko siko bimeze. Intumwa y'Imana impamvu batinzwe gushyingurwa ni ukubera intumwa y'Imana niwe muntu wasariwe, niwe muntu washyinguwe, cyangwa se niwe muntu imayiti yasariwe n'abantu benshi bakataraboneka kuri iyi si, kubera yuko akiri muzima niwe wari imamu. Ariko se nyuma yo gupfa kwe ninde muntu uzayobora isengesho? Ninde wari kuyobora isengesho ryo kumusarira? Nta n'umwe wari kwitinyuka kugenda ngo asarisha abayisilamu isala y'imayiti, ahubwo buri wese yarazaga agasari ukwe, agasaba intumwa y'Imana. Abantu baturukaga imihanda yose, abaturukaga Imaka n'Imadina, bose baza gusarira intumwa y'Imana. Iyi niyo mpamvu yatumye umurambo w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam utinda ushyingurwa. Ariko bavandimwe, uko niko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yitabye Imana. Ariko tuzirikane inama yasigiye abayisilamu. Yarabwiye ngo aha hantu umuyisilamu cyangwa umuntu uwo ari we wese ntago ashobora kuharenga amahoro, kuko ububabare bw'urupfu, urupfu rurababazanya. Bavandimwe, abamenyi bamwe batubwira yuko urupfu uko rubabaza umuntu iyo agiye kwitaba Imana, roho iri kumuvamo. Bamwe baratubwira bati ni nko gufata umuhoro wacishije kuri ponseze ukawukwita umuntu inshuro 300. Ibyo ni kugereranya. Abandi bakavuga ati oya, ahubwo roho ububabare bwayo ni nko gufata ihene cyangwa se itungo ari rizima ukarikuraho uruhu ari rizima. Bakavuga bati icyo gihe ubwo bubabare iryo tungo rigira ukubye inshuro 1000 niko bubabare bw'umuntu agira ari gupfa. Ariko nabwo urumva ubwo bubabare ni igihe roho ibikiri mu mubiri, ariko ntutekereza roho iri kuva mu muntu. Niyo mpamvu bamwe mu bantu bitaba Imana barimo gususugurika, bamwe bakihagarika mu myambaro yabo, si uko wenda baba basuzuguritse mu bundi buryo, ahubwo ni ububabare bw'urupfu ndetse no kutabasha kwihanganira urupfu. Bavandimwe, kurenga aha hantu intumwa y'Imana tuzirikana inama yatugiriye, yadusigiye no gukora amasengesho yacu mu gihe cyayo, tugagaragiranya Nyagasani wacu ntacyo tumubangikanyije nacyo, tukita ku bakozi bacu ndetse tukabanira neza abantu tubanye nabo. Bavandimwe, aya ni amateka ajyanye n'urupfu rw'intumwa y'Imana mu cyamake. Allah subhanahu wa ta'ala yasezeranyije yuko kullu nafsin dha'iqatul maut, buri nafsi yose, buri muntu wese
waremwe na Allah subhanahu wa ta'ala azitaba nyagasani we. Allah subhanahu wa ta'ala niyo watangije ibiremwa kandi nawe uzabyisubiza. Aho waba uri hose, ubuzima waba urimo bwose, inzu waba utuyemo yose, umenye ko inzu yawe ya nyuma ari kabri. Iby'isi birahita, ariko inzu uzatura mu myaka myinshi utazi n'imva yawe. Ndetse na nyuma yaho Allah subhanahu wa ta'ala azatuzura, twibaze aho tuzajya, icyo tuzajyana imbere Allah subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe, iyo umuntu yitabye Imana ntabwo ajyana imodoka cyangwa inzu cyangwa abana, agenda wenyine, kandi nta kindi aba aribyo kubazwa. Ntabwo ajya kubazwa ibyo yarashikajwe nabyo kuri isi cyane, ahubwo ajya kubazwa ibada Allah subhanahu wa ta'ala yamutegetse. Bityo bavandimwe, ndagira inama inafsi yanjye ndetse no kubagira inama namwe bakunzi bacu, dutinye Allah subhanahu wa ta'ala, tumugandukire by'ukuri, dutegure iminsi yacu, umunsi tuzagerwaho na marayika w'urupfu. Yagize impuhwe ku ntumwa y'Imana kuko yaramwubahaga, kuko yari intumwa y'Imana, yari umukunzi wa Allah, ariko twebwe natugeraho nta mpuhwe azatugirira. Twebwe natugeraho ntabwo azazuyaza ngo ajye kubaza uwo ari we wese nk'uko yagiye kubaza Jibril, ahubwo twebwe azaza akuremo roho zacu, azazikuramo ku neza bitewe n'ukuntu twitwaye neza, cyangwa azikuremo ku nabi ndetse n'umujinya mwinshi bitewe n'uko tuzaba twitwara nabi muri ubuzima bw'isi. Njyewe wabagezaho iki kiganiro ndetse n'aya mateka y'agahinda, ndi Hamis bin Mariam. Ndagusaba utarakora subscribe, ukane subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho 5 kuri 5. Ya Allah, turagusaba ko waduhera iherezo ryiza, ukazaduhuza n'intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ijuru rya Firdaus. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.